toza umwana inzira akiri muto azarinda asaza atarayivamo kandi si banga barabizi undi yaturanye kandi si banga barabizi undi yaturanye. Amen. Akoreka nkubwiye. Bunye nayo ufashijwe nkubita ikirenge hasi nubwo mbateye ubu. Tuvuga ngo amen. Reka amen. Subira mari. Amen. Ariko reka nkubwiye. Kadire kuri Kansime. Murakoze cyane. Hanze hano ntabwo byoroshye. Ugiye kureba birakomeye pe kandi cyane. Ntabwo nabona ikintu namubwira kuko ni ibintu biteye agahinda kandi bibabaje. Iyo ugiye kureba ukabona umuntu muri mu rugero rumwe ufite imyaka itari myinshi udafite ibintu wenda wavuga ngo bituma ajya muri ibyo bintu, ni ibintu bikomeye kandi bireze. Kimwe cya kabiri cy'urungano cyangwa cy'urubyiruko nicyo kintu barimo gukoresha muri iyi minsi. Rero wenda inama namugira cyangwa inama nabagira, nta kintu na kimwe cyatuma wibagirwa ibibazo urimo, nta na kimwe, usibye kuba wenda tuvuge happiness arasinzira. Ari burana ari kureba reka nyene mukuremo karaga kanje mukambare ngahita ugenda kandi ubona agenda anari mu muhanda ahubwo kabona ari no kugona. Cyangwa ukavuga utereka ninjiremo hariya mu nzu hariya ngo ira televiziyo buriya ngo uriya mu Babylone ngo arasinziriye kandi arimo arakureba. So urumva ko ibyo bintu kubikoresha ntabwo ari byiza, ariko iyo turi mu mwuka aratuyobora, ntago adukoze isoni. Umuntu mugakorera isoni s'ubwo waba ari umwuka wera? Ntabwo bishoboka. yaba ari umuturanyi. Nyawo ngo yaba ari umuturanyi. Ariko bivuze neza kabisa. Ari ibyo bikora uri mu kigare runaka nawe ubwo utabitekerejeho, ariko iyo agize amahirwe y'umugira inama agenda bireka gake gake. Mukomeze mugubwe neza rero nshuti zacu, nshuti bakunzi ba Mugunga TV show. Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe aho muri hose, haba mu Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, East Africa yose, mbese muri Afrika, Australia, Amerika, Uburayi, Oceania, niba ntabyo ngiye nsubiramo. Ni karibu kuri Mugunga TV show. Abaganga, abahinzi, aborozi, baba b'ingurube, baba b'inka, mwese turabasuhuje. Nibagiwe abahe? Nibagiwe abahe muko? Abanyonzi wowe. Shagisuza n'abaganga. Cyane abo nabavuze. Abarimu, abayede, abafundi, hari n'ababa mu birombe, mwese turasuhuje. Muri n'abamotari n'abashoferi. Sano tudasujera n'abakozi bo mu rugo, abajardiniye, abakora mu mihanda, mbese n'abapolisi n'abasirikare muri rusange. Ndumva ntawe twibagiwe. Ni karibu rero bakobwa beza. Nka noneho uyu munsi mikoro ni yanyu, mutuganirire, duhaye ikaze. Wowe reka wivuge kuko uri mukuru kandi nshaka ko ibiri murakoze cyane. Ushobora kuba atari ubwa mbere mu mbonye kuri iyi TV, gusa ntabwo byambuza kongera kwivuga ndakenewe nawe. Amazina yanjye ni Kansime. Ndabasuhuje mwese aho muri, abari mu gihugu n'abari hanze yacyo, mwumve ko tubashoboje. Yego, tugaye ikaze Kansime. Murakoze cyane. Ni ukuri vuga ngo naje iwacu.
naje iwacu kwa musaza wanjye ego ari wende mwese ari we Gatama David David. ubwo nanjye nabibwiye karibu mukozi w'Imana murakoze cyane ndagarutse yes nshimiye kongera kubana namwe happiness Yego. jawe Yesu yego Imana iduha umugisha welcome murakoze cyane turabishimiye mbese sinababwiye sunda bihera none sinabira uburyo numva nezerewe Kansime si ubwa mbere nawe si ubwa mbere aha ni mu rugo kwa musaza wanyu rero wari watubwiye ko uzaza ugarukanye na Kansime ariko nawe yari afite ideni ryo kugaruka ubabivuyemo mbese azajya rihora nawe buri gihe nawe nuko iyo umuntu avuze ngo nta kibazo aba arengejeho uravuga ati yego urabuze anytime ko ari buri gihe okay uze kurara mumeze mute se bakobwa tumeze neza ariko noneho wambaye neza koko ariko ni bisanzwe simbizi njye ndabona wabaye mushya ah nuko wenda kamera itari kumanuka ngo igere hasi turebe ntacyo bigarukira none ninde wakwambitse bamwita nde se nawe niyambitse nanyuze ngo aho viri habonye umuntu ukwambika oya happiness wowe ninde ujya ukwambika njyewe abandi baba bafite abantu babambika aho bateye imbere mwe ntabwo muramubona ko natwe twabambika aho nawe murambika urumva wakambika abantu we batakwambika nta nubwo unavuze ko ari umushinwa cyangwa umutaliyani simbizi ubwo ni umwe muri abo ariko ubundi ntabwo aba yakwanditse bamuhaye amafaranga ukabura ubundi kwiyandika nk'uvugiye reka dusenge dukomeze ikiganiro cyacu ako karagaciyeho urakoze data twese uri mu ijuru icyubahiro ni icyawe kirwaje kuri Imana nyamana ubuntu n'imbabazi bitubarweho aka kanya imbaraga zawe n'umwuka wera atuyobore fasha aba bakobwa nanjye mfashe tugiye kuganira tukugireho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 abenshi buriya bose bibaza Kansime na Happiness ko ari abavandimwe kuko ndabona musa murangana ahubwo wagira ngo ni n'impanga ntabwo muri impanga ko mutansubiza imyaka mike Kansime ikiganiro duheruka gukorana baragikunze warabibonye komenti zavugaga ngo hari abandi nyine ngo dukomereze aho nanabashimira pe kandi cyane numvaga naza igihe nzagarukira ngo mbone ukuntu mbashimira ariko babyumva ahantu bari hatandukanye ko mbashimiye pe kandi cyane hanyuma twakoze ikiganiro dutuje kandi burya cyari kiri siriya dushyiraho na nimero ya telefone harimo ababashije kuguhamagara ariko bazaguhamagara ndabizi twarimo tuvuga ku kijyanye n'imyifatire y'urubyiruko cyangwa se abakobwa wabagiriye inama noneho tuganira na Happiness nawe bibuko nguko yungamo none ndabashimiye kuba mwongeye kugaruka kandi nawe ikiganiro cyawe baragikunze numva ko byose ni umugisha ni ukuri nanjye mbasabiye umugisha kandi nzajya mbasabira ko Imana izajya ibashyigikira cyane abakobwa nkamwe mugejeje igihe umuntu aba agomba guhora asenga cyane iyo mvuze ngo bagejeje igihe Happiness aranseka abamora iki mumbarize ariko nibyo
abakwiye kunsekara ahubwo yagushyigikira cyane. yanshyigikira mu minsi iza niteguye ibintu bidasanzwe ariko byiza iyo mbaza ngo ni ibiki si ibyo bintu ubu nicyo kibazo nari ngiye kubaza. iyo umuntu agejeje igihe se ntabwo uzi uko bigenda. ibyo bintu turabyishimiye bipfa kuba ari byiza. hari ikibazo gihari mu rubyiruko muri ino minsi barimo barakoresha ibiyobyabwenge cyane, itabi, urumogi, ibintu mbese bigiye bitandukanye. uyu munsi noneho nabazaniye abakobwa babiri, si ubwa mbere bageza ariko turagera noneho turwanya icyo kintu twigurira. Umukobwa ufata intore agashyira ku muntu, ufata itabi cyangwa se n'urumogi, nshaka ko mugira ikintu mumubwira. Kadere kuri Kansime. Murakoze cyane. Hanze hano ntabwo byoroshye, ugiye kureba birakomeye pe kandi cyane. Ntabwo nabona ikintu namubwira kuko ni ibintu biteye agahinda kandi bibabaje. Iyo ugiye kureba ukabona umuntu muri mu rugero rumwe, ufite imyaka itari myinshi, udafite ibintu wenda wavuga ngo bituma ajya muri ibyo bintu, ni ibintu bikomeye kandi bireze. 1/2 cy'urungano cyangwa cy'urubyiruko nicyo kintu barimo gukoresha muri iyi minsi. Rero wenda inama namugira cyangwa inama nabagira, ntabwo byoroshye kubwira umuntu ako kanya ngo nareke ikintu yanyweye wenda mu myaka 5 ishize, ntabwo byoroshye. Ariko icyo namubwira cyane ni ugusenga, ikindi akagerageza kugabanya, wenda reka mvuge ngo nagabanye, kuko ntabwo byoroshye kubwira umuntu aka kanya ngo reka ikintu ukora cyangwa reka iryo tabi, ni ibintu bitoroshye. Ariko icyo nabwira umuntu wese waba udukurikiye ukoresha ibyo bintu, yaba anywa inzoga yaba anywa iryo tabi, ari urubyiruko, mu by'ukuri ntabwo nibaza ejo hawe hazaza ukuntu hazaba hameze, cyangwa urubyaro rwawe uyu munsi ni rwo umuntu ashobora kuba yarebaho, cyangwa yatuma uyu munsi ufata umwanzuro mwiza w'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. ni ukugira ngo urubyaro rwacu rw'ejo tuzagira inama turuhereza cyangwa tuzagira imico turuhereza. Ariko niba unywa itabi uyu munsi ukaba ukora ibindi bintu ubona bitari byiza, ntabwo nibaza abana uzabyara uburere uzabahereza, ntabwo nzi ahantu uzabukura. Uyu munsi nakubwira ngo bireke kugira ngo wenda abana uzabyara bazabeho mu buzima bwiza. Ntabwo waba unywa itabi ngo uhereze umwana navuka umubwira uti jya gusenga, ntabwo nzi ko wabibasha, ntabwo byashoboka. So kugira ngo wenda urubyiruko rw'ejo hazaza, twebwe turimo kuvamo pe, turimo gusatira mu myaka yo kuvuga ngo natwe ejo tuzaba dufite ingo zacu. Icyo nakubwira, niba uri urubyiruko nshuti yanjye, wowe nkurikiye hirya no hino, reka ibintu urimo bitari byiza kugira ngo uzabone uburere uhereza abana bawe. Nicyo nabwira urubyiruko tungana cyangwa baturuta cyangwa abo turuta, nuko hari inzira umuntu ashobora kugenderamo kugira ngo nawe azabone inzira ahereza abazamukomokaho. Yego, murakoze cyane. Yego, harimo abavuga ko ari ubukene, ariko nkibaza umuntu w'umukene ubasha kugura urumogi, sinzi naho wenda runagurika. Ibyo bintu uremeranwa nabyo ko ari ubukene butuma bajya muri ibyo ngibyo? Ntabwo nakemeranya nabo, kuko twese turi hano ntabwo dukize, ariko duke dufite tutubayemo neza cyangwa tutubayemo mu mico twifuza. Ntabwo navuga ngo ni ubukene, kuko ntabwo abantu bose turi ku bushobozi bumwe. Uyu munsi iyo udafite imodoka uba wumva wagira imodoka, iyo ugize imodoka uba wumva wagira inzu, iyo ugize inzu uba wumva wagira ikindi kintu runaka. nta mukiro ubaho, niko numva muri njye. Ahubwo habaho kunyurwa n'ibyo ufite. Icyo namubwira, yikumva ngo ni ubukene, yikumva ngo ni ubuzima, yikumva ngo nuko ari imfubyi, ngo bitume ajya muri ibyo bintu, kuko nta kindi kintu bimwongerera.
ntabwo bimuzanira umbukire yumva yifuza, ntabwo bimuzanira kumva atuje, usibye ko hari ibyo byangiza muri we. Icyo namubwira yikita ku buzima abayemo, yikita uko abayeho, kugira ngo anywe ibyo bintu kugira ngo wenda ngo ni ubukene. None se iyo ubinyweye hari amafaranga bikuzanira? bituma ujya muri swingi ukibagirwa ibibazo by'iyi duniya, nanjye reka mvuge nka pasiteri, mbese ukabyibagirwa. Nta kintu na kimwe cyatuma wibagirwa ibibazo urimo, nta na kimwe, usibye kuba wibereye muri Yesu, kuba wumva wifitiye Imana ikwibagiza ibyo byose. Ako kantu icyo nababwira ni ugusenga, ibindi byose kuvuga ngo ni ubukene nta kintu na kimwe bizahindura. Happiness, nawe ufashe akamikoro ku kintu kijyanye n'ibiyobyabwenge, wowe ukivugaho iki? Urubyiruko rumeze nabi, hari inzoga bita ngo ni mbona biri mu macupa ameze ukuntu, niba ngo ari umumanyira, sinzi ukuntu ngo niba ari sinzi, ararinywa agahita yibagirwa ko ari mu muhanda. Abantu urubyiruko runywa ibiyobyabwenge, waruvugaho iki? Warubwira iki? Warugira ihe nama ki? Ariko ntabwo dusoje ikiganiro. Urubyiruko ruri mu biyobyabwenge rero birababaje cyane, kuko nk'uko Kansime yabivuze ntabwo bimpandukira ibyo yavuze, kuko yabagiriye inama y'uko bakwiye kubaho batijanditse muri ibyo. Yego, uko navuga icya mbere, nk'ayo mafaranga babona yo kugura ibyo byose, birashoboka ko babaho batabinywa kandi bakabaho neza. Ikizabibashoboza rero ni ukunywa. Muri makeya wenda kunywa ibiyobyabwenge nuko umuntu aba atanyuze, nyine bumva yuko mu ntekerezo zabo zibabwira yuko nibabinywa aribwo bakira, nyamara nibwo bateza ibibazo. ubwo bakira nyine nibwo baruhuka mu mutwe, barumva nyine bari free nk'uko bavugaga. Ariko nk'uko Kansime yavuze nta kintu na kimwe cyakwibagiza ikibazo ufite. Noneho afite ikibazo ageretseho ibyo n'ibyo biramwongerera, ahubwo arasara. ariko burya yibagirwaho gakeya. Se hanyuma niyo yaba umunota umwe sisi we ntuzi kubikaranga umuntu. Ntabwo nyine aricyo aba akwiriye gukora, ntabwo aricyo aba akwiriye gukora. Hari abantu bafata ibyo biyobyabwenge atari ubukene, atari ikindi, nanone barahuye n'ibigare. Buriya ikigare ni kibi, ikigare gishobora kukwihutisha mu buzima bwawe cyangwa se kikagukereza. Rero ikizima ni uko umenya ibyawe, ukamenya aho ugomba kubaho, ukamenya icyo ushaka. Nk'uko Kansime yavuze ngo gutegura ejo he hazaza harimo n'urubyaro. Mu by'ukuri nk'umuntu urimo gufata ibyo biyobyabwenge, tekereza nk'umwana wawe abayeho nk'ubuzima urimo aka kanya, nawe azaza afitemo tubiri, ukuntu byaba bimeze, wumva atari agahinda, bibabaje cyane. Ariko ntabwo byoroshye kuba wabwira umuntu ngo bireke, kizwa, jugunya iki. Ariko icyo namubwira cya mbere ni ukumusengera. Kristo wenyine iyo amusanze aramuhindura, kuko wowe ubwawe ushobora kuvuga rimwe kabiri gatatu ariko nta kuntu, ariko we iyo yageze muri we abasha kumuhindura. Ikindi iyo mugiriye inama akamubwira ati bireke si byiza, ababibona ko atari byiza, ariko iyo umubwiye ati bireke si byiza, ukamugira inama nk'izi tumugiriye z'ejo he hazaza, hari igihe ubikora uri mu kigare runaka nawe ubwo utabitekerejeho, ariko iyo agize amahirwe y'umugira inama agenda abireka gake gake kandi abivaho. Ariko Kristo wenyine niwe nabonye uhindura ibintu byose. Aho kamere yawe yakunaniye, aho umujinya wawe yakunaniye,
araguturisha akakwemeza uburyo ukwiye kubana n'abantu uburyo ukwiye guhinduka kandi ukabaho unezerewe gusa wenyine urabasha guhindura imitima y'abantu kandi nyamara Imana yadusuye hano abantu benshi bashaka kumva harimo bashaka kumva iki kiganiro bakumva kitaryoshye ariko gifite aho cyakura umuntu kikahamugeza gifite aho cyakiza ubugingo bw'umuntu n'umubiri ugakira hari umupapa duheruka gukorana ikiganiro ahantu yagize ati ngo njye najyaga nywa ijerekani y'urwagwa n'ingenyine nkanywa litiro za kanyanga ubundi akenshi kanyanga y'ubunyweye yari nyinshi ifata mu mavi aho kugira ngo utere intambwe ahubwo uraceza abantu bakajya bagira ngo uri gukata umuziki kandi byanze nk'abantu bakinywa ibintu nk'ibyo bisindisha kuri urwo rwego wababwira kandi baracyahari nababwira yuko bari mu buyobe kuko ibyo yabinyweye asa nkaho yivura nyamara ari kwiteza indwara n'ibibazo mu buzima bwe icya mbere urapfa igihe kitageze icya kabiri urapfa nta kintu wimariye kandi abenshi bazi ko nyine ngo bicurikana utuyoka two mu nda simbizi sindageragezaho ariko ntabwo urasomaho na rimwe awapi kandi shanga uburayi umwe ngo ku rumogi kumaramo amezi n'amezi so rero nagiriwe ubuntu bwo kuba ntarasogongeye kuri ibyo bintu kuko sinibaza uburyo nari kuba mbayeho Imana ishimwe rero Israel ngo yaravuze ngo yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi yaratwimanye we yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi musubiremo rimwe yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi rero undi yaraturanye kandi si ibanga barabizi rero undi yaraturanye amen akoreka nkubwiye unye nayo ufashijwe nkubita ikirenge hasi nubwo mbateye ubu reka amen subira mari amen ariko reka nkubwire umuntu uriya muntu ujya kunywa ikiyobyabwenge aba azi ko aribwo agiye kwishima agiye kwiyiraguza ibibabaje byo mu isi ariko n'ubundi arakanguka reka mvuge gukanguka agasanga aracyabirimo cyangwa se byamukoresheje n'ibindi bitari byiza yavunaguritse ariko reba ntuko muririmba kukaririmba ahubwo turagasubiramo wumva utagiye ahandi hantu bakunzi bacu iyi ni Mugunga TV show turi kumwe na Happiness na Kansime ariko mutaza kugira ngo ni Kansime umwe w'umukomedi ni Kansime w'umunyarwanda wiyubatse ushaka kwiyubaka no kwihesha agaciro kandi na Happiness nayo neza gusa Imana ibaho umugisha aha tumaze kugira inama rero ku rubyiruko hari ikindi mwarenzaho se nta kindi reka tuvugire niko nta munezero utavuga Kristo yego nk'uko nguko dushobora kuririmba tukajya ahandi hantu tuba twasinze umwuka we wowe nta kintu kiruta gusinda umwuka we ahubwo kugira ngo usinde ibiyobyabwenge bize kukuyobya niyo mpamvu babyise ibiyobyabwenge
ega buriya ubwenge bugacura ngo buriya baba bagira ngo swingi zize swingi nyine ariko buriya wekutse ariko nibyo akenshi ngo ari ngo zikuganiriza zikakuganiriza ngo wenda umaze nk'ugacoma ngo ugahita wumva ngo wabaye munini wagatuza kabyimbye hari umumama we ujya uduha buhamya we ngo zaramufashe kandi icyo gihe yarananutse afite ibiro rwose n'umuyaga uje ari mwinshi wamuhura ngo yumva ngo yabyibushye ngo yumva ngo inyuma ngo byanganye umusozi niba ubyivugira ntabwo ari ugutwika ngo yumva ngo yagize ikibuno kinini cyane ngo sasa rero yibaza uburyo ngo ari buze gutaha kandi yumva nyine ngo yaremerewe ngo yumva afite ikibuno kinini ngo cyabyibushye cyane sasa rero ngo ahagarara mu muhanda ngo zikamubwira ati mve mwana ngo shakisha ukuntu ngo wajya ugenda ngo uterura gake gake ngo ujyana hari zamubereka cyangwa se mbahuze nawe wenda nabo baganirize ariko arakijijwe yagiye ko anyura nyine mu myuga igiye itandukanye harimo n'uburaya kuko arakubwira ati ngiye simfite isoni zo kugira gute zo kubivuga zo guhamya aho Yesu yankuye kuko aho ngaho ntabwo ari mu nkiri urumva swingi izo nizo twa dushatse kuvuga wenda tuvuge happiness arasinzira ntabwo ari burana ari kureba reka nyine mukuremo karaga kanje mukambare kandi ubona agenda anari mu muhanda ahubwo ukabona ari no kugona cyangwa ukavuga utereka ninjiremo hariya mu nzu hariya ngo iriya televiziyo buriya ngo uriya mu Babilone ngo arasinziriye kandi arimo arakureba so urumva ko ibyo bintu kubikoresha ntabwo ari byiza ariko iyo turi mu mwuka aratuyobora ntago adukoze isoni umuntu mugakorera isoni si ubwo waba ari umwuka wera ntabwo bishoboka yaba ari umuturanyi nyabo ngo yaba ari umuturanyi ariko bivuze neza kabisa gusa urubyiruko nibareka ibiyobyabwenge nimubabwire bareka ibiyobyabwenge tugeze ku cyiciro noneho cyo kugira ababyeyi inama ababyeyi bafite abana bameze uko nguko babaswe n'ibyo bintu mwabagiriye ihe nama murakaze cyane ntabwo nzi inama nabagira ariko nanone sinabura ikintu nababwira hari igihe umwana akunanira ntabwo numva ko ari umubyeyi ushobora kubwira umwana ngo jya kunywa inzoga cyangwa agira gutya cyangwa ca hano ntabwo numva ko hari umubyeyi wakwifuza akabona umwana we atari mu nzira nziza gusa wenda bajye bagerageza kubagira inama cyangwa babatoze inzira y'agakiza bakiri bato wenda nk'abana bavuka muri iki gihe ntabwo byoroshye ariko nanone ku mubyeyi ukijijwe biroroshye natwe uyu munsi umuntu akanaba agenderaho cyangwa kaba karamufashije kuba turi uyu munsi kuba wumva hari ibyo umutima wawe utararikira n'umunsi wa rimwe ni uko hari aho twakuriye wamara gukura ukishakira imana yawe ku giti cyawe ariko hari ibirenge tuba twarakuriye wowe mubyeyi ufite abana batoya ukibasha kuyobora gutoza inzira y'agakiza ubabera urugero kuko hari n'ijambo ry'Imana rivuga ngo toza umwana inzira akiri muto azarinda asaza atarayivamo wowe mubyeyi udukurikira amanywa n'ijoro ukurikirana iyi TV nakugira inama gutoza umwana wawe inzira y'agakiza uyu munsi niyo watandukira ukayoba ariko ntago ugwa ngo urambarare kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntago azigera arambarara uzamuraniza ukuboko kwanjye gushobora byose rero n'uyu munsi wakurira mu gakiza ukagira ukabireka ariko hari igihe
kigera ukongera ukibuka ko hari inzira watangiriyemo ukongera ukagaruka mu nzira wakuriyemo. Icyo nabwira umubyeyi udukurikiye, gerageza utoze umwana wawe gusenga. Mugerageze mutoze umukubitire gusenga. Bankubitiye gusenga sinjye byibagirwa, ariko ndanabibashimira pe. Uyu munsi nibwo numva ko byari iby'agaciro. Bankubitiye gusenga, nanakererwa kujya kurepeta papa akamfatira inkoni cyane, ariko ndayimushimira abyumve. Nazigera nabona iki kiganiro azumve ko mbimushimiye pe. Shimiye ko hasi igiti cyane. Naranakererwaga isaha imwe, yabaga isaha turepetera, yabona isaha igeze ntarava mu rugo tukarwana. Rero ni ukuri ababyeyi b'iki gihe mwite ku bana banyu. Uyu munsi kuba umwana anywa inzoga nuko hari aho yatangiriye hatari heza. Hari n'ababyeyi usanga bagira agafirigo mu rugo karimo utuyoga dutandukanye, ngo kubera ari abasirimu, ngo kubera ari abasirimu bagomba kuba bazinywera mu rugo, yego batajya mu kabari. Abo nabo ni abasirimu ku giti cyabo, ariko ntabwo nabibashimira pe. Kuko uyu munsi umwana uramuhera inzoga mu rugo, muri firigo muyikuramo, ejo azayinywera mu kabari arareyo, kuko azaba ageze mu gihe cyo kwitegeka, mu gihe cyo kwiyobora, cyo kuba utakibana nawe, kubera yamenyereye za nzoga zo muri firigo. Akaba uyu munsi ahari nta firigo ihari, azajya kuyinywera mu kabari. Yego, rero ntabwo ari byiza gutoza umwana inzoga, ntabwo ari byiza gutoza umwana itabi. Mutoza izo nzira akiri mutoya, azarinda asaza atarazivamo izo nzira. Yego yego, nicyo kintu nabwira ababyeyi wenda badukurikiye bafite abana batoya, cyangwa se bariyo bashaka, cyangwa se bariyo bafite ingo zabo. Icyo ni urubyiruko. Rero imyitwarire mibi hari igihe bayikura ku babyeyi, hari igihe bayikura ku burere batahawe bakiri bato. Ukaba wumva ko watoza umwana afite imyaka 20 wenda n'ingahe n'ibiri n'itatu, ukumva ko wamutoza gusenga, ntabwo biba bigikunze. Yego, icyo nabwira, kurikirana umwana wawe. Niba ufite n'akazi, ariko jya umenya ngo umwana wanjye yasenze, ari yasenze, anywe yasenze. Umwana azarinda ageze imyaka 25 yumva ko gusenga ari byo by'agaciro imbere ye. Imana iguhe umugisha. Wari harabaza kuvuga ngo igira ihanuye inyoni, ariko ibintu uvuze rwose turahamanya n'umutima. Niba hari icyo happiness yabivugago, uvuga guhaye mikoro akabikwepa. Mbere yuko dusoza nawe ugira irindi jambo. Biragoye kuvuga nyuma ya Kansime. Yabigiye muzi byose, ariko igiti kibaho cyane rwose. Hari yakomeje kukomoza kuri aho bipfira. Aho bipfira hari n'igihe abana nk'abo bakura nta babyeyi babona. Ubwo wari uvuze ngo twagira inama ababyeyi, bumvireho n'abarezi bareze abana nk'abo ngabo batari bafite ikireberera. Noneho imfubyi ni ikindi kintu, kuko imfubyi iriheba, reka yitera kujya muri ibyo ngibyo, azi ngo nibwo azaruhuka. Ariko iyo yamenye Kristo, nubwo yaseba, kwa kundi tuvuga ngo twasebye, isi twituyeho, ubukene bwateye, ariko Kristo arabuhisha. Ikintu nabonye ni uko Kristo ahisha umuntu. Ntumenye ngo yaburaye, ntumenye ngo yabuze icyo yambara, ntumenye ibibazo bye. Twaje kubashishikariza kuyoboka Kristo, kuko niwe tegeko risoni. Rumva ibyo bintu wari ujyanye ahubwo dore ngo uhaye n'amashyi. Hanyuma se bimeze bite se? Mumeze neza, ni ukuri nongeye mbisubiyemo.
yakoze cyane hanyuma se gahunda imana ubona ukamera nabi eh ntabwo waba uri muri Yesu ngo umere nabi oya nta mpamvu nabi ariko nabonaga mufite amakuru mashyashya nta ka invitation se byibura mwazanye cyangwa umwe yanzaniye ukuri kw'Imana da mubereye kuba abageni n'ukuri kw'Imana iri mu nzira mu nzira se bimwe itegura biri mu igaraje icyo buriya birera subira si nk'umwaka utaha cyane uyu nutaha ngira mbisengere ni ukujya ku mavi nsenge ku buryo bazagaruka byaciyemo oya ntabwo icyo gihe cyaba ari kera nanone ngarutse hano icyo gihe byari kera senga kandi byuka byihute mana rero kandi urimo urasengera ikihari yarabonetse cyane amaboko hejuru n'Imana yacu icyubahiro urabona ko Imana iratwumva Imana yacu irumva kandi irakora cyane rero mbonye na perimi uyibonye amen yakiriye ndifuza kubona ibyiza byanyu nk'urubyiruko nishimiye ndumva nifuza ibyo bintu ariko urabyumvishe happiness ibyo bintu urabyumvishe ndumva nishimiye kubona ibyiza byanyu ibyiza bibabayeho kandi turabashimiye ko mwitabiye ubutumire ubu ntabwo ubutaha bizaba ari ubutumire azaba rigaruka mu rugo cyangwa se garuka ushime ariko rero nibyo da ariko nk'iyo muri kumwe iyo muhuye mwe muba mwumva mumeze mute aba ari byiza uzi guhura n'umuntu muhoje imico muhoje imyemerere ubu imico utugeso byose murahuje none mukabyaramo ubu mwe nibagira amahane ariko nta mahane izina rya Yesu nta banyirankotsa babarimo mukomeze mugubwe neza rero nshuti zacu nshuti bakunzi ba Mugunga TV show amahoro Imana nakomeza abane namwe twari kumwe n'abashiki bacu ndumva nta bwongere kuba presenta gusa Imana ibaho umugisha reka umwe muri mwe asenge dusoze ikiganiro cyacu kandi Imana ibaho umugisha kubw'ubutumwa mutanze muhaye urubyiruko turagushimira Imana nziza turagushimira ikiganiro cyiza twagize ahabwe icyubahiro turasenze kugira ngo ubu butumwa buzagere ku isi yose kandi buzagire umumaro reka uha umugisha buri muntu wese wadukurikiye uha umugisha abadutumiye reka uha umugisha buri muntu wese turi kumwe aka kanya nawe ngwino uganze kandi ukore ngwino uhindure imitima yabo twagiraga inama niba bakakumenya kuko ari wowe inzira y'ukuri ndetse n'ubugingo izina ryawe ryubahwe none n'iteka